gihurose zino nzozi be careful menya ngo ndabagiye nyine mu bitekerezo ndavuga ncecetse kinyonda gitwara buhoro reka niyubare nirinde kuko ndi muri danger ari wabyumva gutyo ati mushumba yavuze ati nurota gutya na gutya ati umunsi uririrwa mu nzu ufunze ati udashaka kubonana n'abantu icyo gihe kuba wenyine hari ibibazo udasubiza hari gahunda utajyamo hari ibyo udakururukamo hari ibyo udatanga hari ibyo utavuga gutyo biri gusobanuka rwose niba narose se bantwaye igikapu amafaranga ndi bukuguriza kuko wabonye ikimenyetso nyine ndega nazitangiye narose banyiba igikapu ndota banyiba imfunguzo ndota navuze aho imodoka iparika ndota mbona imbuto zaboze cyane biravuze ngo amafaranga uri butange ntazagaruka bagiye kuguhombya kabiri ugomba kwitonda kuko ibintu ugiye gukora birimo igihombo gikomeye so wabyumvise ari mu byo uri gupanga gukora bitondemo warose igikapu warose ubura imodoka warose ubura kabiri ikindi ndabihuza ababyumva ibyo ngiye kuvuga kandi ntabwo ntinda oya nibyo nurota ubona telefone yawe iri kwa muganga cyangwa ati mukanaka gutwaye telefone arimo aravugira kwa muganga uwo ni umwuka w'uburwayi ku buryo uza kumara igihe komunikasiyo iri mu bitaro ariho uri kuvugira itonde amaso genda ku modoka wasenze tega moto wasenze impanuka muraza gukubitana urota umuntu akwambura ijambo mu nzozi yego bagwaye ijambo ragucecekesheje uretse wowe cara biravuze ngo ni umwuka wo gucishwa bugufi no guceceka utavuga utagira ubwira gahunda zawe genda gake vuga gake reba cyane kanura wihumbye ariko kuvuga ariko gabanye inzozi nziza Imana yavuze nyinshi zishoboka ni nyinshi ndibwira ko umuntu araza guhitamo Imana yamubwiye agomba guceceka imwe muri izo no kuvuga ngo si ngombwa ko zigomba ko bari zose cyangwa ebyiri ariko imwe igusaba kuyamukisha muri icyo gihe sibyo yego ikindi kubona uwo mwashakanye umugabo cyangwa umugore ahamagara undi muntu akaza akaryama hagati yanyu abantu babikora gutyo suko yamuzanye vuga ngo hari umuntu winjiriye muri mariage yanyu hari umuntu winjiriye rwanyu nutaceceka biragokoraho nuvuga uti reba umugabo yananiye birabyara intambara aha ni inzozi zitumwa ngo ceceka wivuga genzura rebesha amaso gera kure renga urwego ugiye rwana rwo ubashe gusora ibintu bize kurangira mu buryo bukwiriye ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen
ni ku bumwe bw'abera Ministries niho nguhaye ikaze, ni hamwe amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka, bujya buhinduka, twarabibonye mu masengesho, mu nzozi warose. Yego, icyo usaba ni ugusobanukirwa icyo Imana ivugana nawe ndetse n'ikigushakaho, ubundi ugasenga ubuzima bugahinduka, amavuta agakandagira amateka bigahinduka. Mushumba, umeze neza cyane? Kuri uyu munsi wo kuwa mbere umutima wanjye uguwe neza, kandi turacyakomeje gusenga, turi muri gahunda yo gusenga. Buriya abantu bajye baboneka, nubwo ntatangira guhamagara ngo dusenga, ariko jye ndahari, iyo gahunda nkora, ariko bagerageze tubyubahirize, nyaboneka twe kuvunana uyu munsi rero. Uyu munsi rwose, kuko twavuze ko ari iminsi 7 y'ubwenge n'ubuhanga no gusobanukirwa no kuba maso no gukosora. Noneho ngiye kukubwira inzozi ugomba kurota, ugasaba kuba ubaye wenyine, ukiheza se. Ariko Mushumba, iyo uvuze ngo kuba wenyine, abantu reka bajye babisobanukirwa, ngo kuba ubaye wenyine, umuntu ashobora kuba avuga ati se arashaka kuvuga iki? Nkorera ahantu hari abantu, nsenga ahantu hari abantu, ndirimbana n'abantu, nigana n'abantu, kandi ibyo byose ujya wisanga muri ibi bihe. Ndanacuruza kandi agomba kuza mu iduka. Yego, kandi ngomba kubana n'abantu. Ni gute waba wenyine kandi ubana n'abantu, ukorana n'abantu, ugendana n'abantu, wigana n'abantu? Urakoze. Ngiye ikibazo navuze ni ikibazo kiri spiritual, ariko we icyo uvuze ni ikibazo kiri physique. Yego, by'ukuri ko kugenda muri nzema gutandukana n'abantu, twe tuvuga gutandukana n'abantu mu mitekerereze, mu bikorwa, no kwiheza mu mvugo, no gusa nkaho baye wenyine mu ibanga ryo mu mutima. Ubwo mba ngira ngo mbarize wa muntu uri ahantu runaka avuga ati se kuba ndi njyenyine, ubwo mba ngira ngo ndikingirana ahantu, ndihisha nzasohokemo, byasohotse. Ni inzozi urota, ugasabwa kuba uhunza abantu mu bitekerezo, kuba uhunza abantu bakwinjirira, no kuba wenyine muri wowe imbere. Ni imbere, ntabwo ari muri rusange, hanze ugomba gusohoka aboneka gucuruza, ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo ugende ndaza kubikora gute. Ugomba kumenya ko ari ihame mu buzima bwawe, uti izi nzozi ndose. Kandi urakoze ku kibazo cyiza, ndagushimiye, ujye umfasha nkumva ndanezerewe, amagani ntibari kubyumva. Hari n'ako ndavuga ngo ngiye ngo ndavuga abantu ntibumvire ngo ni mu migani, ngo umuntu yumva atinze, ariko umva ni kwa kuri. Ntiwahagarika bizinesi, ntuzareka ikintu, uzasohoka mu rugo ntizuruka. Ariko igihe urose zino nzozi, be careful, menya ngo ndabagiye nyine mu bitekerezo, ndavuga ncecetse, kinyonda gitwara buhoro, reka niyubare nirinde, kuko ndi muri danger. Ari wabyumva gutyo, ati Mushumba yavuze ati nurota gutya na gutya, ati uyu munsi uririrwa mu nzu ufunze, ati udashaka kubonana n'abantu. Icyo gihe kuba wenyine, hari ibibazo udasubiza, hari gahunda utajyamo, hari ibyo udakururukamo, hari ibyo udatanga, hari ibyo utavuga. Gutyo biri gusobanuka rwose. Niba narose se bantwaye igikapu, amafaranga ndi bukuguriza, kuko wabonye ikimenyetso nyine. Ndega nazitangiye, narose banyiba igikapu, ndota banyiba imfunguzo, ndota nabuze aho imodoka iparika, ndota mbona imbuto zaboze cyane. Biravuze ngo amafaranga uri butange ntazagaruka, bagiye kuguhombya. Kabiri, ugomba kwitonda, kuko ibintu ugiye gukora birimo igihombo gikomeye. Se wabyumvise ariko mu byo uri gupanga gukora, bitondemo. Warose igikapu, warose ubura imodoka, warose ubura. Kabiri, ikindi ndabihuza babyumva ibyo ngiye kuvuga, kandi ntabwo ntinda. Oya nibyo. Nurota ubona telefone yawe iri kwa muganga, cyangwa ati kanaka gutwaye telefone arimo aravugira kwa muganga, uwo ni umwuka w'uburwayi, ku buryo uza kumara igihe komunikasiyo iri mu bitaro, ariho uri kuvugira. Itonde amaso, genda ku modoka wasenze, tega moto wasenze, impanuka muraza gukubitana. Inzozi turimo tuvuga wazirose, ugomba kwitonda. Izindi ugomba kwitondera, kurota ubona iyo telefone twavuze, ndashaka kuyivugaho, shaka kuri Mabuso, muri Mageragere, cyari kwa muganga. Biravuze ngo komunikasiyo igiye kubura hagati y'abantu, sasa nk'ufunze. Ibyiza, rinda akanwa kawe, kuko birakomeye. Witonde mu byo uvuga. Kurota ubona inzuki zikwirukankana, cyangwa se aya bintu biguruka,
amasazi amasazi inzuki n'ibindi bitandukanye byose biguruka, bivuze ngo hariho umwuka w'igitero cy'amagambo menshi ku buzima bwawe. Burya ubuki n'inzuki biratandukanye. Aho rero menya ngo iri rari kuvuga reka ndibike, uyu twari guhura reka nceceke. Si igihe cyiza cyo guhura nabo. Kamenya uko ugenza n'ubwenge ufite byose ukabigenzamo neza. Nurota uri murya brochette cyangwa uzokeje cyangwa uri mu isoko cyangwa uri mugura inyama, ni umwuka w'amagambo n'urusaku. Ijambo ryose uzavuga rizakuzanira akaga. Ceceka. Ugira ijambo usohora na rimwe. Amakuru ni meza ko wabuze hose narimbiza, hanyuma duhure gute simbonetse. None se ko runaka ngo yarambwiye ngo da ngo we ngo ntiyapfa kubona kugira kubone ngo nuko yanyura kuri jewe. None se bahora na wa muntu ce. None se abana bagiye ku ishuri nibisanga. None se amakuru y'Imana. Nurota ubona ibigori bicikaguritse batemyemo hasi. Wivuga. Ibigori biteye cyangwa basaruye. Okay. Bivuga this, bivuga urupfu. Indi nzozi sinzivuga umubare wazo ko ndashaka kuvuga ibintu byinshi. Nurota ubona uhagaze muri mall cyangwa ntago ari mall, ubwo ni shop mall, ni n'ahantu aya mazu abantu batazi gutya, nta kuntu bubaka amataje noneho bagashyiramo amasare manini, ashobora kujyamo amaduka, ashobora kujyamo parikingi. Kwibona muri muzenguruka muri iriyanza ariko wambaye ubusa, data wa twese ugiye guseba, ugiye kudarapwa imihanda, bakuvuga amagambo atabaho, wibiyereka rero tuzi. Kandi umuntu akuvuga yakubonye cyane, bya bindi umunyarwanda yaciye umugani ati utakuzi nta kubara. Kandi ubabona n'uhagaze aho urumva kwirinda ugagira zambaraga. Turavuga amasengesho cyangwa turavuga inzozi, ugomba kurota ukiga kuba wenyine muri wowe imbere. Nabisubiyemo naho bukire kuvuga, bukire kugenda ahantu gutanga. Wibuka gutanga ikintu cyawe, warose wibuka byo navuze, ifunguzo, isakoshi n'iki byose warangiza uti nekana ati wampaye ati mu gitondo gaterekana wangurije iki n'iki gato kirekura, kandi yabwiye ngo uzamburwa. Rero niba kwambura ntuzarire kuko Imana yarakuburiye ntiwumva. Aka kantu ndagira ngo tugahuze n'ibintu barokore bihaye byo kugwa neza ukarengera. Ntago rugwa neza no kugwa nabi ko n'undi arabikora nyuma akicuza. Ati yo mbikora nabikoreye iki, amagambo akaza kubera ko wishyize mu mutego, kandi Imana yagize gute, yakuburiye. Sikarimo abantu agusaba amafaranga agamije kugira ngo ewana ayavume. Rimwe wigeze kutubwira mu bushize ati ikintu mu bimenyetso icyo wakozeho, umwenda wawe, ifoto yawe, igihe nakubazaga ese ifoto birashoboka ko bayiroga. Siyo yapudetinga n'intuza n'ikintu wakozeho, amafaranga nayo ariyo. Ubwo rero ugomba kwitondera icyo kintu muri izo nzu. Ugomba kurota ugahita ugira ubwenge, kubona hari umuntu wakwinjiranye mu cyumba utamuzi mu nzozi. Ukuntu yakwinjiranye, uri umugabo cyangwa uri umugore, nyakuboko yagusanze mu buriri, muramu yagusanze, kandi icyumba cy'abantu umuntu wari wese icyumba cye kiba ari icyumba kibanga, nta muntu upfa kuhinjira atabifitiye uburenganzira. Uvuga kuko amagambo yose uruvuga arakugiraho ingaruka, kuko yabateye mu cyumba utamuhamagaye. Nashaka bari mwene wanyu ari nyoko, ubwo no mu mabanga yawe yageze private life, icyumba cyanyu badashaka na nyoko kuko yagezemo gutese. Ni gute ushobora kurotanya kuko ari yamye hagati yawe n'umuhungu? Ntago bishoboka, ariko barabirota. Nta mahano ukabona baronkazi baje minjemo bagutema gusanzemo. Ikindi ugomba kurota ugetucece ukagira ubwenge. Kurota bagutegura ibyo kurya umuntu akaza akabimena. Bivuze ngo amahirwe yari ufite umuntu agiye kuyangiza, kandi n'uwa bugufi. Ko mu bipangu bikinze se wakwinjira gute? Wakwinjiramo utese nyine. Inzozi n'azumva ariko ndimo ndazumva ndazikurikiye cyane. Cyumweru cy'ubwenge n'ubuhanga. Guceceka bitewe n'inzozi warose kugira ngo utazakugonga urukuta. Se kuncungira iminota ntishire, ntugere ikibazo. Ko ndashaka kuvuga inzozi navuze nyinshi cyane zihambiriyemo. Yego, hari ibindi dukunze kubwira abantu. Kurota wanyaye ku buriri ni ikimwaro n'igisebo, si uko wahanyaye. Oya, ariko nijoro warose ugira gute,
ubikora wihagarariye nko kuta cyangwa wicaye ugasanga ukabyuka nino kangutse ntago zisangaho ariko nijoro wazi biravuze ngo ijambo ryose uri buvuge rakuzanira ikibazo. Ikindi kuro tubona inyamaswa zikwirukankana menya ngo uriho umwuka wo guhigwa wivuga ibintu byawe. Yego, uriho umwuka wo guhigwa wivuga ibintu byawe, wivuga imipango yawe, bagutegeye kubyo uzavuga cyane uzavuga rwose. Ikindi kirazira kurota uhinguka bivuga ceceka, bisobanura umwuka w'abarozi kandi uwo muntu ntuzukuroga ninde ntuzawuza nabo, wivuga ibintu byawe, kora ibintu bucece. Ikindi kurota urimo wonse umwana utarowe cyangwa ukikiye umwana utari uwawe, bisobanura ngo ugiye kwibwa amahirwe, ceceka utwara ibyawe ntuza kumumenya, ntuzi ngo ninde. Ni igihe cyo guceceka ugatuzaho. Biravuze ngo birakwiriye ko umuntu yicara atuje acecetse mu gihe gisa nk'icyo. Kurota umuntu akwambura ijambo mu nzozi. Yego, bagwaye ijambo ragucecekesheje, uretse wowe cara. Biravuze ngo ni umwuka wo gucishwa bugufi no guceceka, utavuga, utagira ubwira gahunda zawe. Genda gake, vuga gake, reba cyane, kanura wihumbye. Ariko kuvuga gabanye inzozi nziza Imana yavuze nyinshi zishoboka, ni nyinshi. Ndibwira ko umuntu araza guhitamo Imana yamubwiye agomba guceceka. Imwe muri izo no kuvuga ngo si ngombwa ko zigomba ko bari zose cyangwa ebyiri, ariko imwe igusaba kuyamukisha muri icyo gihe. Sibyo? Yego. Ikindi kubona uwo mwashakanye umugabo cyangwa umugore ahamagara undi muntu akaza akaryama hagati yanyu, abantu babikora gutyo. Suko yamuzanye vuga ngo hari umuntu winjiriye muri mariage yanyu, hari umuntu winjiriye rwanyu, nutaceceka biragukoraho. Nuvuga uti reba umugabo yananiye, birabyara intambara. Aha ni inzozi zitumwa ngo ceceka, wivuga, genzura, rebesha amaso, gera kure, renga urwego ugiye kurwana rwo ubashe gusohora ibintu bize kurangira mu buryo bukwiriye. Mane guha umugisha. Nizo nzozi ndi kuvuga. Reka nkubwire ikintu kimwe kandi abantu babyumve, mbabwira ngo umuntu arota yakoze ubukwe. Indi nzozi ukwiye guceceka, kurota wabaye garçon d'honneur cyangwa wabaye fille d'honneur, ba bantu baherekeza abageni cyangwa uri pari mu bukwe. Nashaka ko abantu bushingiye unabazi itonde. Biravuze ngo subiremo, hari abantu bakunda ibirorira, ariko ni mu nzozi twavuze. Biravuze ngo none se nkubaze Geri, akase nkusubira inyuma gato, nibareze abantu filime irangira bagiye mu cyumba, ni pare na marene, ni garçon d'honneur na fille d'honneur, no mugeni no mukwewe, ntibaba bicaye se kuri handi, ahubwo tubicara tubatandukanije hejuru kuri podium, bari kumwe. Iyo bageze mu cyumba ubwo nyine byabariya biba byarangiye. Bivuze ngo uwo ni umwuka wo kwitirirwa icyo utari cyo, no kubeshyerwa. Ni umwuka wo kugira ngo ugiye kunyagwa, witwe ko wiriwe mu bukwe ariko bitaza kugira umwanzuro. Urarya ifoto ugire gute wicare, ariko aho igikorwa kirangira ntabwo uri muri iyo shambu rusubira inyuma. Bivuze ngo umeze nk'umuntu, reka byumve neza, mbabarira tunagarukire kuri uko twavuga nyinshi. Yego, tugarukire kuri yego. Ni ukuvuga ngo pare ahagarariye ubukwe. Yego, ni ukuvuga ngo ahagarariye uzavunika na marene ahagarariye umugeni. Ugiye kuvunika ukoresha imbaraga, ariko ibyiza wavunikiye ntabwo uzabisoromaho. Nicyo bivuze mu nzozi. Bazaguhemba wabyo ngo uzavunika biribwe n'abandi, uzakora. Biravuze ngo ni umwuka wo gukora cyane ukavunika, ariko warangiza ukaba utarya ku musaruro w'ibyo wagiye kuvunika. Ibyo wavunikiye. Urayumvise cyane. Kimwe na garçon d'honneur yiri ubusa, yinangaze yicaye hariya, na parlement swabegera undi parlement babegera hariya nyine buriya, n'abagaso ku ruhande. Nabona ko babukereye biri bameze gute, bavunitse bahagaritse akazi kabo, ariko finally igikora kikarangiza. Bivuze ngo ubundi umeze nk'umufasha, ibyo ugiye gukora ugiye gufasha abandi gutera imbere no kuzamuka, ariko we ntuzabiryaho, ntuzanabyakira. Ni umwuka wo kudindizwa, ni umwuka wo gukoreshwa, ni umwuka w'ubugaragu. Bitavuze ko kubikora ari bibi, watanze imbaraga zawe ariko nta musaruro wowe bifitemo. Nese arugeze barese nkubaza ikibazo kimwe, nkibariza. Iyo bagiye gutanga kado cyagiye baha ababyeyi,
hari izo n'abapare cyangwa amarene abageni ababyeyi bamubyaye, ariko uwo ni umwuka ukubwira ngo ugiye gukora, ushyireho imbaraga, ushyireho n'ubushobozi, ariko ibyo urimo uvunikira ntuzigere ubibona uko bikwiriye. Cece kubika amagambo, umenye ubwenge, umenye uko ubikora. yego Bapare na bamarene na bagasodone na fidone nibubahwe. Turimo turivugira muki mu nzozi niho turi, hatagira uvuga ngo guhagarara umugeni n'ibibi rwose ni byiza, ariko uzavunika, uzasarura habibundi, uzashaka muri bake uzagenda utakaza amahirwe y'ibyo byakuvunnye kandi ufite imbaraga zawe zose. Nicyo bisobanura Jerry. Ndumva bikomeye, inzozi zari nyinshi, ariko bitewe n'igihe reka tube turekeye kuri izi ngizi. Igisabwa mu gihe warose ibintu nk'ibi ni ukugira ngo ube maso, usenge, ucecetse. Si igihe cyawe cyiza cyo kuvuga, si igihe cyo kuvuga amabanga yawe, si igihe cyawe cyiza cyo kubwira abantu. Ni igihe cyo gusenga bucece kandi utuje. Ni inzozi urota zigatuma ugomba kuba ubaye wenyine mu mutima. Si ukuba wenyine mu rugo, si uguhagarika akazi, ahubwo ni ukuba mu mutima wawe hari ibyo ugomba kwirinda, kuko ntuzi neza umwanzi w'ibyiza byawe, ntuzi n'umukunzi. Ariko mwituza no guceceka cyo tubona, aho biravuze ngo nicyo gituma umuntu wese uzi ubwenge yagombye gucecekera mu gihe gisa nk'iki. Yego mushumba, ndumva twarangereza ku kantu kameze gutya. Mu gihe gisa nk'iki, mu nzozi nk'izi, bigusaba kwirinda no guceceka, kuko utazi ugutera no gusenga, kuko utazi ugutera aho ari. Ujya utubwira uti kugira umuntu umwe ubwira ibyawe biba ari byiza. Nta gihe ushobora kugeramo n'uwo muntu ukaba umwiheje ntumubwire. Uramwiheza gatoya, ukabanza ukumva ko mu mutima wemerewe kubivuga. Ariko Jerry, hari ikintu ushaka kubabwira aha ngaha. Hari igihe biba ngombwa ukiheza, ariko kumva igihe kirageze cyo kubwira umuntu. Igihe wumva bitarakuzamo, uzabigumane, ceceka rwose. Utazajya uvuga ngo mfite inshuti ngo buri kuko numvise bitameze neza ndihuse ngiye kumubwira. Niba ugiye kuvuga ijambo kumva riranze, wirifose. Niba wanditse message wajya gusenda, ubikanga, bivaneho. Yego, turize umutima, utatura ururimi rwawe rw'ubusa. Utatura ururimi rwawe rw'ubusa. Uramenye. Yego. Ikindi iyo umutima ukubujije kuvuga, nuko hari umutego. Ni inzozi zituma ugomba kurota ukagira gute, ukaba wenyine, ukaba wiheje ibintu ufite uko ubitekereza kandi utwara ibintu gakeya. Umuntu yaguha amakuru ukamushimira, ntugire ijambo ugerekaho. Umuntu yakubwira ukuntu bakwanga ukabyumva uti ntugire icyo urenzaho. Umuntu yabwira ati ariko wangurije amafaranga, uti sore, ntumuhakanire kutayafite, ariko rero warakerewe kubimbwira, indi gahunda cyane nateguye kubikora ngo nabikuraho. Ubundi ati se wamperekeje aha nawe, uti oya, ati wowe wihanganye, nta urantunguye, ariko nabitekerezaga byari byiza. Ugasa nk'umuntu mu mutima ufite ikintu urimo ugenzura ahantu hose, kandi mu kinyabupfura. Ibaze nawe kubona muryamye mu buriri ukabona nyoko bukwaraje aryamye hagati yawe n'umugabo wawe. Urwo rugo rurahari. None se urabwira umuhungu uti umugabo wanjye ati nyoko arambangamiye? Ntabwo bishoboka. Urakoze cyane. Reka ngushimire mushumba, nizere ko n'abandi bose bye barakoze. Amen.